abantu banywa inzoga bazikurikiramo umuti uba mu nzoga imiti myinshi uwa mbere kuko hariya mu masengero habera akavuyo gute kandi abantu bagenda bakabasomera misa yarangira bagataha za Kibeho ntago ngo bararaga basambana baraye gutya kwijya mu izina rye tukashatani Ikibeho ahantu kwa Yezu nyirimo mitete byihorere babakuye mu kiliziya kuharara ari uko byagenze gute bakoraga nyokwe ubu se we kiri muto ugeze ujya gusenga ibyo bintu urabikora cyangwa nuko byumva ngewe rwose kuba warabayeho ntushake ugiye kumbwira byibura ibintu nka bitatu uvuga ati ibi ngibi ndabyicuza kubera ko ntashatse iyo nshaka ubwo ari cyo nakoze ari nyine nta ngaruka nk'eshatu ubona wa yicuza ari uko yakoze icyaha nta cyaha nakoze ariko impamvu manumva ngiye wakoze icyaha numva rwose sinanaguye imyanya ndangagitsina ndayifite hako subwira ko rayara ufite nimwe itagishyira mu muriro utarinda gucaginga pe none so umuriro ukora iki ugeze ukarangira ubundi si umuntu aguze amashanyarazi ntarangira nubwo burya wayaguze kugira ngo urangire bigenda bite urumva hari umudamu umwe wavuze ngo iyo afite ubushyuhe ajya muri dushe akitera amazi bukagenda wowe ukoresha irihe banga Hello guys, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri Peto TV Show. Twongeye kugarukana na wa musani wanyu mwakunze cyane, wa musore w'imanzi. Yaramba turagusuhuje. Amahoro. Yegereze mikoro. Amahoro. Bimeze biteze? Ni byiza. Duherukana kera ukiri imanzi, uracyariyo cyangwa waje guteshuka? Ntago ndava kwizima. Ariko izo mbaraga zo kuba imanzi ukarinda ugira imyaka ingana uko uzikurahe? Nazihawe n'Imana pe. Imana niyo yakugize imanzi. Use tuvuge ko nta mukobwa yakuremeye wagumiwe. Ntawe nabonye ngewe ntawe ndabona. Yaramba ati ntawe nabonye. Yaramba nkuko mumubona ni umusaza ugeze mu myaka ingahe buri 61. Ego twaraganiriye atubwira amateka y'ukuntu yafunzwe afungwa igihe kirekire biza kumuviramo ibibazo byo kugeza izi saha akiri imanzi. Twagira ngo usuhuza abadukurikiye twongere tugaruke ku buzima bwawe. Mwese nabashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu. Ndasenga. Ego. Iyo ngiye kuryama ndasenga niyo ngiye kubyuka ndasenga pe. Ego. Nkavuga ni Imana yanjye ubwo ndamukije amahoro. Amen. Byose burya yabishoboka. Yaramba mu buzima busanzwe amazina yawe ya nyayo na yahe cyangwa yaramba niyo mazina? Oya iryo ni irihimbano. Namwe bita Ariyasi ubundi nitwa Bajyamugambi. Amwe bita Ariyasi. Ariyasi ubwo ni amagambo ya abbreviation mu Gifaransa. Bisobanura byinshi. Nguwo bita ngo cyangwa uwiyita ngo cyangwa uwitwa ariko jewe amazina yanjye nitwa Bajyamugambi Sirasi. Sirasi Bajyamugambi. Bajyamugambi ubundi niryo iwacu banyize. Yego. Noneho nza kubatizwa. Misiyoni hariya ruguru naho nabatirijwe muri Gatolika. Ariko ubu nyine narahinduye ariko ntacyo birandeba. Noneho nitwa Sirasi nanone. Urumva atari amazina abiri? Ego. Bajyamugambi Sirasi. Hanyuma uvuze ku kantu ko kubatizwa muri Katolika. Urabizi ko mu iminsi ibintu by'insengero n'amakiriziya bagiye babifunga? Narabyumvise. Ubivugaho iki nk'umuntu mukuru? Yewe mu by'ukuri. Yego. Uretse n'ayo madini nk'uko naribatirijwemo. Ariko ubu ngubu ngewe sengeraho ndi. Usengeraho uri? Aho ndi. None se iki cyemezo nyine cyo kuvuga ngo insengero zimwe na zimwe ni cyiza. Mbwira ibyiza byacyo. Ni cyiza kuko hariya mu masengero habera akavuyo gute kandi abantu bagenda bakabasomera misa yarangira bagataha za Kibeho ntago ngo bararaga basambana baraye gutya kwijya mu izina rye tukashatani Ikibeho ahantu kwa Yezu nyirimo mitete byihorere babakuye mu kiliziya kuharara ari uko byagenze gute
bakoraga nyokwe. ubu se we kiri muto wigeze ujya gusenga ibyo bintu urabikora cyangwa ni ukubyumva? Ngewe rwose narabikoraga. Amabara wigeze ukorera kuri aritari ni nka ya mu kiliziya basi cyangwa ahantu basengera naya nagiye mbatezwa. waruvuze ngo warabikoraga? Nabikoraga se ko nabikoraga niherereye nibiriye aho mba. Duhunye byagendaga gute? Ugiye kumbaza uko twabikoraga turi babiri. Muri babiri? Kandi waratubwiye kuri imanzi yara. Oya umva. Hashize imyaka myinshi ariko mbere. Nese wagira imyaka 60. Ibyo bintu utarabikoze. Ngiye ubwanjye warambwiye mu kiganiro twigeze gukorana. Dekada ngiri n'umunyeshuri rwose, hari abanyeshuri rwose twakoranaga pe. Ahubwo nyuma niho nabyihoreye kubera nta ndwara wakuyemo. Ntayo. Dekada nta sida. Baranapimye no ku Kabutare hose na hari isave ntayo ndwaye. Ese yarabona kugira ngo ugire imyaka nk'iyo ufite wabikesheje iki? Imana. Imana pe. Nise we nta ngamba wigeze uvuga ati reka nirinde ibi bintu cyangwa ngendere mu uyu murongo? Umva da. Nese ubu ngubu abo twakorana abo twabanaga hari iwacu nabo twakoranaga. Benshi barapfuye urasigara. Nese ubwo abo ngabo bapfuye nuko sida cyaduka yisha abantu, umuntu akarwara ukabona arwaye ibiheri ku maguru, abirwaye mu maboko, abirwaye mu mutwe, binaragapfa. Kabarapfuye. Yamayinka we. Abantu barapfuye ariko ngewe ubu ndashima Imana pe. Wigeze kunganiriza umbwira ko uzambwira ku byiza by'inzoga ukabibwira n'abantu. Warambwiye ngo usamura ibirahure 6 by'inzoga. Sobanurira icyo kintu. Twe tuzika inzoga yica birwa batubwira ati irindi inzoga, ariko we waravuye ngo usamura ibirahure 6 by'inzoga. Ndagusubiza. Ibanga ni irihe cyangwa ibyo bintu wabisobanura umuntu gute kugira ngo ndagusubiza? Nimba byarangiye tayari. Ndansubiza nta kibazo. Yego. Buriya inzoga abantu banywa inzoga singe uzinywa zenyine ku isi hose barazinywa. Ureba abantu banywa inzoga bazikurikiramo umuti uba mu nzoga. Imiti myinshi. Uwa mbere kutarwaragurika. Umuntu wanyweye inzoga ntago arwaragurika. Ngo ndwaye umutwe ngo ye baba we ngo mu kaguru haranja ibintu nk'ibyo. Reka da wowe gusa cyamaye wihorera muri ibyo nyine tu. Yego. Nuvuga ngo umuntu w'inzoga ntago arwaragurika. Ikindi rero umuntu w'inzoga ntagira inzara. Ntagira inzara. Nubona ziriya nzoga zose nubwo banyweye byeri nubwo wanywa nyirantare byose kimwe zikorwa mu isukari, nta nzoga ibitarimo isukari. Uzasome kubiyikoza inzoga zose zibamo isukari, icyo cyo turacyemerana. Kandi rero isukari nayo iyo urengeje kuba waroswa igutera ibibazo. Bibaye uburoza ahubwo. Yara uzi uvuze ibintu nk'ibi ngibi uri umusaza, abantu bahita bavuga ati n'ibimara birasaza, kuko iyo uvuze ibyiza by'inzoga ukavuga ngo ituma umuntu atarwara. Ngubu wayimana yingwa ariko ntabwo ari nziza. No muri Bibiliya deja ndetse aranditse. Sinzi nimba ari mu ntangiriro. Handitse ngo vino ni umukobanyi. Vino ni umukobanyi. Umukobanyi. Yego. Ngureyinywa. Iyo uguye ahantu ntago muba mukireko. None se yara urubyiruko rw'iyi minsi rwiharaje kunywa amayoga, ni iyihe nama warugira? Ubwo rero nk'umuntu w'umusaza w'inararibonye uvuga uti maze imyaka myinshi ku isi. Yego. Oya ruhubwino rwose rurishora mu busambanyi. Yego.
urupfu ruba ruri hafi nk'uko watsitara gutyo ugahita witura hasi. Mbo ikindi ruragira nabi, abantu bararushuka akamubwira ati genda wice runaka. Urumva urubyiruko se ruricana ceceka byihorere. Nuko ino nyine bitahaba mu Rwanda, nta bihaba biba bibiyongiye ubwo ngubwo. Ikindi ni ikihe? Inama yawe nk'umuntu mukuru Rusasa. Inama rero yego, inama ivuga ati ntuzayumva azavuga ati iyi nama twagiriye n'umuntu w'umusaza. Kandi nagiye kuyizana abahamya ba Yehova, ariko nagiye nayibagiwe rwose. Gusenga Imana pe, uri ugasenga Imana. Yego, umuntu ntabwo ari we wirira. Basenga gute kandi insengero zimwe na zimwe se zifunze? Ushatse wasenga wicaye, ushatse wasenga upfukamye, ushatse wasenga ukubita gahanga. Nta rusengero ruhari, nta na uri aho nyine uri iwawe. Uri aho uba pe, uri n'umwe, uretse kugenda n'umugore ngira uri n'umwe. Ndiyo umugore nawe amufite yagira ukwemera kwiwe. Yego, nanjye nkagira ukwanjye. Yego, nimba asenga acuramye tayari, nimba wajya gutya mu ntebe tayari, biramureba. Uretse agira uko asenga. None umaze ubwo ugiriye urubyiruko inama yo gusenga, ngiye kukubaza iki kibazo. Kuba warabayeho ntushake, ugiye kumbwira byibura ibintu nka bitatu uvuga ati ibi ngibi ndabyicuza kubera ko ntashatse, iyo nshaka. Ntabwo ari icyaha nakoze ari nyine nta ngaruka nk'eshatu ubona waho. Yicuza ari uko yakoze icyaha, nta cyaha nakoze, ariko impamvu numva ngiye wakoze icyaha numva rwose sinanaguje imyanya ndangagitsina ndayifite. Ako se ubwira ko rayara ufite n'imwe itagishyira mu muriro, utarinda gucaginga pe. None se umuriro ukora iki? Ukora iki? Ugezeho ukarangira. Ubundi se umuntu aguze amashanyarazi ntarangira, nubwo burya wayaguze. Kugira ngo urangire bigenda bite? Urumva hari umudamu umwe wavuze ngo iyo afite ubushyuhe ajya muri dushe akitera amazi bukagenda. Wowe ukoresha irihe banga? Nanjye mu mazi ndayakoresha. Ukoresha amazi? Tubwire bigenda gute? Urabyutse mu gitondo ufite ubushyuhe nk'umuntu w'umusaza, ukoresha amazi gute? Ni ku myanya ndangagitsina n'ubundi ugakoresha amazi. Ukayisukura neza, kuko deje buriya ntureba iyo utanahasukura n'umuntu yakunyuraho gutya gusa, muhuye gutya mubisikanye ukumva aranuka, akumva umunuko. Umunuko ubuturuka uko ukoresha amazi. Jewe mfite n'amavuta rwose nta siko wateye imbere. None se nta kintu nyine ntabwo ujya uvuga ati byibura iyo nshaka umva mfite abana cyangwa mfite umukecuru unyitaho umbyutsa. Ubu ushaje neza? Ushaje neza nyine undi wuzuye imyaka se mfite, wagira ngo babandi bato bato hari uzayigira mirongo itandatu ibaze igihe nahere. Nk'ubu wumve umuntu icyo gihe nkiga twatangiraga mu ishuri imyaka 7, noneho ngeza imyaka 8. Yego, ubwo ni 10 n'ingahe, hanyuma none ubwo ni 15. nazamukaga hano mu muhanda. None se wagira inama ubu njye numva niba wakavuga ati byibura iyo nshaka mba mfite utwana 2, iyo nshaka mba mfite umudamu, none nta na kimwe wicuza? Rero nanone nongere nkubwire, intumwa y'Imana Pawulo yagendanaga na Yesu, yaravuze ngo nifuzaga ko bose bamera nkanjye.
urumva icyo cyifuzo we yagize uwo muri Isiraheli ntabwo yari uwo mu Rwanda, ntabwo yari umunyarwanda, ariko ari muri Isiraheli. Yego. Pahuro bari padiri se gusa, ariko nanjye mana y'u Rwanda, umuntu udafite umugore kuri iki gihe namusabira yuko akomerezaho. Kunyumvira kugiye kugumura se urubyiruko. Ugiye ntabwo ndugumuye, uzashaka azakomerezeho, ye gushaka ese yuko hari aba bafite babuze ikibabakuraho. Ayo magambo urayumva, ayo magambo arakomeye. mbese wowe uratashye aragukubise, yagiye agukurubanga, erega gukubita kubera amafuti. None se nyine guhana si byahozeho na kera? Urumva hari ukuntu nyine uba uri nk'umugabo witsinda kuko nawe ufite ntacyo tayari tu. Ariko nyine mfite gahunda yo kumuzana, ni uko uri kugenda unca intege. None se yara reka nkubaze, nimuzana bizagenda gute? Oya se winera ubwoba. Oya amafaranga yo nayo. Ayo mafaranga atayemera. Ashaka iki se? Akikorera ibiri muri gahunda yiwe mu bwonko bwiwe no ku mutima. Okay, ngo reka nkubaze iki kibazo. Iyo uhuye n'umusore mwabyirukanye, mwajyanaga gutashya, mwakinanaga umupira cyangwa mwiganye, ukabona ari kumwe n'abana be 3 cyangwa 4 n'abuzukuru n'umukecuru we bagiye mu misa, yara niki kikuza mu mutwe? Ntumbeshye. Aho ngaho iryo jambo baryita n'akanyabugabo. Ko baryita. Ariko rero uhita wumva akanyabugabo. Iryo jambo baryita akanyabugabo mu Kinyarwanda. Yego. Nyine ubyumviye ngo ubonye nubwo yaba muri umuntu wanjye, nabari umuntu wanjye hari abafite abagore. Nyine uba wumva iyo muhuye uba wumva muri we bimeze bite? Nyine tugira akanyabugabo. Akanyabugabo nta gaki. Ni umutima ukugira inama, umutima wumva umutima ugucira urubanza. Ariko nta kwicuza ugiramo, ukumva wicujije impamvu wowe utagize ute. Ariko nabwo uricuza. Urumva rero wikoshya abantu ngo be gushaka kuko nawe ujya wicuza impamvu utashatse. Sivuga uyu mutagatifu wabivuze akabyandika no muri Bibiliya. Numvaga yuko ngo abantu bose ngo Ereguriya watubwiye ko atari umunyarwanda. Ntabwo ari uwo mu Rwanda. Ariko iby'u Rwanda ni ugushaka, ukubaka, ukagira urugo, ukagira famiye. Reka rero nkwibare. Mu Rwanda ngo hamaze kugera miliyoni 16. Yego. Z'abantu. Kandi u Rwanda nicyo gihugu gito. Kwiga najyaga ndeba ku mugabane w'isi umwe bakaraga gutya mu ishuri barahabaga. Nta nubwo wari ubonaga. Ntago kaba ari akadomo. Yego. None se siko Bibiliya ivuga ngo mubyare mwororoke mube nk'umusenyi wo ku nyanja? Nabo babyanditse. Ngo mwororoke nk'umusenyi. Ako kuki muri Bibiliya nyine hari aho bavuga ngo mwororoke nk'umusenyi, ahandi bakavuga ngo kudashaka biba byiza kurushaho. Bibiliya wowe yifata uti? Bibiliya bundi yanditswe n'abantu 40 nabo. Oya ntago biranditswe n'abantu. Bibiliya yahumetswe n'Imana. Ntabwo twaba tugiye. Nyine ngiye nabonyemo 42. Nibo bande bayanditse ubwo. Mbese kuri we Bibiliya bifata nk'igitabo cyanditswe n'abantu. Twe tuzi ko nyine ari ubuhanuzi bwahumetswe n'Imana. Cyahumetswe n'Imana. Koresheje iki? Abantu kuko n'Imana ikorera mu bantu pe.
n'ubu ngubu hano turira hari. Wigeze ubaho mu buzima bwawe ukurikiza Bibiliya cyangwa ibintu bya Bibiliya ntabwo wigeze ubikurikiza? Warayikurikizaga kuva mu wa mbere kugera mu wa munani habaga icyigisho bita iyobokamana. Yego. N'ubu ngubu sinzi niba bicyaba ariko iyobokamana iryo somo ryanyuragaho mwarimu akaribigisha. Kabigisha iyobokamana. Yaramba watubwiye ko wize. Uwakubaza ibibazo bimwe bijyanye n'ubwenge bwo mu ishuri wabasha kubisubiza? Ibyo wibuka ni ibihe mwigaga? Ibibazo nyine ibintu wibuka mwigaga bijyanye n'ubumenyi bw'isi, icyo Gifaransa, icyo Cyongereza, ni nk'ibihe wibuka? Hari umwarimu witwaga Rucaho Batinya kwigisha nari nigaga muri Senkiyemu ubwo ni mu wa gatanu. Yego. Yakundaga kutwigisha bose. Urumva? Yego. Uretse rero iyo twajyaga muri gymnastique. Gymnastique ubwo ni iki? Ni imyitozo y'abanyeshuri. Yaratangiraga. Abanyeshuri bisabe. Aha. Batambuka gisirikare. Gasubiremo twumve ngo yabigishaga ngo? Yabigishaga ngo iki? Abanyeshuri bisave. Batambuka gisirikare abana barezwe. Marishe gutya nyine. Marishe. Hanyuma akavuga ngo place ropo. Ugahita uhindukira. Place ropo. Nyine ubwo waba gusubiye mu mwanya wawe. Ubwo place ni iki? Place ni umwanya. Place ni umwanya. Ni ikiruhuko ropo. Place ropo. Place ropo. Yego. Yaramba wakoze cyane kutuganiriza. Nta kantu wumva se wabwira abakunzi bawe, abantu bakunze Yaramba tugana ku musozo w'ikiganiro? Ndashaka ko kizanyira. Yitwa Peto TV Show, cano kinyuraho. Peto TV Show. Ahubwo hari irindi zina nasomyeho. Naribyibagiwe ariko ntabwo ari uko. Ni Peto TV Show. Nyereka kuri televiziyo kuri filime Niko bayita YouTube channel. Yicara aho ngaho ndabikwereka nta kibazo. Iyo tape rwose amafoto azajya nyuraho. Uzajya unababwira ati dore umusaza w'umusitari. Babwire nyine bakore subscribe. Babwire bakore subscribe. Subscribe. Akira rireba urimbwire dore niyo. Wasomyeho ngo iki? Saa sita waturanye. Lesoma twumve. Peto TV Show ntabwo uri kubibona? Uri gusoma ngo iki? Soma twumve. Soma nyine suzi gusoma cyane ntabwo bizi. Soma ubwo somye ngo? Size. Uri gusoma he? Akahe? Ngaho soma hangaha. Ngo soma hangaha. Handitse ngo iki aha? Saa sita wavukanye amenyo. Saa sita wavukanye amenyo adasanzwe. Aha ngaho soma hano. Kankwereka hano soma hano.
Peto TV show. Subiramo. Peto TV show. Ngaho soma hano hasi. Aha, sabu. Subscribe. Subscribe. Soma. Subscribe. Ngo babwire bakore subscribe. Yikore. Babwire nyine ngo mukore subscribe. Subscribe kuri Peto TV show. Subscribe kuri Peto TV show. Rero guys, mwakoze kubana natwe. Yaramba n'umuntu wanyu, tuzajya dukomeza tumubazanire kandi mukomeze muturebe mudukunde. Turabashimira ko mureba ibiganiro byacu, kudushera yaringira ntako bisa. Ushaka guhura n'uyu musaza uzajya ungereka rwose pe uko byagiye twaguhuza nawe. Sawa, mwakoze cyane kubana natwe. Hasta la vista.